Mbe Papa King. Mbiguyeho ndagaze. Mbisemana. None ibikuba ukoze umuntu mbese umwana urajya ahantu habiri. None urabona icyo ari igikosi aka ni akabariro. Ese urajya ahantu habiri mwana? Umvawe. Urajya hano ugenanye. Abagabo twamenye ubwenge. Tasha ntabwo uzapfa ngo njye mu murima niyo mpamvu twuriyo nshobora kutujya. Abagore barajya bagenda turya ibyabo turya n'ibyacu. Ibyo kwiyahaguza inzoga wabyo. None ukuvanga iby'umugore wawe n'ibyawe. None ntiyakaba ari kubirya se. Ntibimemiye. Njya kwambara ijipo n'igitenge. Igitenge kuri umusazi ijipo n'igi ngewe nambara. Hari mushuti wanjye umugore we yagiye yiyahaguza inzoga bamugongeye mu muhanda. Ariko bina ngenda akora umubiri uducapati tubiri n'ibyayi bibiri. Wenda waba ari kurya n'ibishyimbo bitarimo n'amavuta. Si bino bijuke kubijya amagazi hano ugiye kubimara amagazi hano. Hinduka ameza mbigutereke. Hinduka ameza mbigutereke. Ese rero hirya ijipo n'igitenge se byarabaye ibintu ngo njye ngende n'igi ijipo kubera bino biryo nyambare nimenyere n'igitenge mbese ubundi ndagenda ndasanga utabimaze ahubwo reka mbige ngende njye kuyihiga ndasanga waruye n'ibindi uri kurya iby'umugore wawe ndasanga waruye ibyawe. Rata guys mwe muri kundeba abagore bajye bagenda inzoga muzireke murye munywe mukore iki bituza dore deja we ntuzi no gutereta va hari bitunye n'ubwo ngo